Hello, 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 hello. Wakunzi wa Benny Glass TV. Ya, uyu munsi rero tugiye gukora ikintu bita pancake. Pancake. So, ni ikintu nzi ko kitanagoye habe na gato. Noneho babandi batagira furu, ufite imbabura, ufite ifarini, ufite ipanu, meme n'isafuriya byakunda. Nta kibazo. Wakora pancake. Pancake ni utuntu ushobora kubyuka ni utuntu abana bakunda. Mva nanjye ndadukunda. So, buri wese yadukunda. Ariko ubundi kuki mbona mu alimentation badateka utu pancake we. Sinzi igihe ahantu hose ndajya sindabona pancake, sinzi impamvu batagishyira mu biryo. So, ariko ni ikintu kiribwa gisanzwe rwose pancake. Hanyuma rero tugiye kwikorera pancake. Just now kuvuga ngo niba nawe ukunda pancake ndagusubije. Hanyuma nagusaba ko wajya uzikorera, niba utazi no kuziteka ukaba uzikunda, reka nkwereke uburyo wajya uzikorera. So rero hano yego pancake rero dukunda gukora ngiye kubereka. Ariko sinzi niba ari ubwa mbere nyikoze, ariko ifunguro nkunda gutekera abana ni nka keke, mbese ijya kumera nka keke. So hano rero ntangiye mbereka pancake zihiye, ariko ngiye kubereka uko baziteka. Niba ari ubwa mbere ubibonye, gerageza gukurikira video yose. Reka mbabwire buriya kwiga ntabwo ari ugutaragurika. Niba ushaka kwiga iga nyine, cara wige, sibyo? Abantu mujye muvuga ngo mubingu bize ute ngo ko wize. Narize umuntu ariga. So hano rero mfite igi, mfite breba, mfite mandazi, mfite John Kala, mfite farini, mfite isukari n'amata n'ishusho. Koresha igi rimwe gusa. Koresha igi rimwe gusa birahagije. Tekereza ko ahubwo hagati aho ngaho tekereza ko ntabwo bigoye. Hano rero ufashe igi, fata isukari. Hano mfite umusemburo. Pancake ngishyira mu musemburo ko hari ukuntu zibyimbamo. Hano ngiye gutubura, ariko nta nubwo ari ngombwa umusemburo. So hanyuma ndakoresha na mandazi. Umusemburo ushyizemo gake cyane, ntabwo ari ngombwa. Ariko hari ukuntu ubona iyo ziri kugira bakabona zirabyimba, ushyizemo agasemburo gake. Noroma ntabwo ari ngombwa. Ibintu byo mu rugo ntabwo ugomba gutubura, ariko ngashyizemo gake. Hanyuma shyizemo mandazi. Ndakoresha na blue band n'isukari, yego nibyo. Hanyuma ubundi sasufi ikomereze kuvuga ngo reka nkubwire, sibyo? Urumva hano rero harimo ikintu cyitwa food color. Nako ndagakoresha gake, nakantu gatuma kuko nakoresheje irindazi igi ry'iri pondeze, kandi rihindurwa gakureri na food color. Iri nibanga abantu dukunda umurito, ushaka kurya umurito umeze nk'umunyarwanda, iri ni ryo banga dukoresha. Amagi yaranahenze desha, kwigurira amapondeze nayo yihagazeho. So ariko udafite iri nyarwanda, ufite iri nyarwanda byaba byiza. Kutanarifite igi n'igi, vitamine wakoresha iri. So gashyiramo iri banga. Hano nafite amata y'inshyushyu amwe bakama. Ngiye gukoresha amata y'inshyushyu y'amakamano. Iyo tugiye gukoresha ndashyiramo makeya. Hanyuma rero nyuma yo gushyiramo ibyo byose ndavanga. Ni ukuvuga ngo harimo blue band, harimo isukari, harimo mandazi na pakimaya. Ibyo ni ibintu ngiye kuvanga kano kanya kugira ngo twirire. Rero hanyuma mu by'ukuri ibi bintu ntabwo bigoye, ni ibintu bitagoranye. Ushobora gukora ubyutse. Pancake zisaba kuzirya ziri fresh,
ziri fureshe. Ni ukuvuga ngo ntabwo bigoye pe, gerageza mujye mugerageza ibintu byo kuvuga ngo ubute ubwo bute n'ubwiki, ariko ubwo buti ubundi n'ubwiki wikorera ikintu ntabwo uzaba uhora ibintu bagukorera bizajya biguhenda, bizajya biguhenda. Hanyuma rero uravanga neza witonze, numara kuvanga hanyuma rero nyuma yaho yo kuvanga brobandi, amata, amandazi n'amagi, ndahita mvanga, ndashyiramo ifarini. Ifarini ugenda ushyiramo gake gake witonze kugira ngo wirinde ko birenga uko ubikeneye. So mu ntoki ugenda ubyumva rero, ugenda ubyumva ko ugenda bimera uko ubishaka. Iyo umenyeye guteka urabimenya ugenda ubyumva, uravanga ukabifatisha uko wumva nyine pancake zigenda zimera. Ariko uvuga ngo ugenda ubimenya mu ntoki uko ugenda ukora ikintu. Hanyuma rero nyuma yo kuvanga urabivanga bikanoga, ntabwo ubivanga ngo urekere, ni ukuvanga bikanoga neza ukabona byabaye rise, ubona ko byabaye rise. Hanyuma ubundi ubuzima bugakomeza. Yego ndavanga nkomeze mvange, nta bunebwe, ngakomeza nkavanga nyine ibintu biba bimeze. So gataho rero hano rero ngira ngo nkuko mubibona, komeza uvange kugeza impamvu ndi kugenda nongera agafarini kugeza pate yanjye imeze uko mbishaka. Ni ukuvuga ngo biterwa n'uko bishaka, ariko niyo ari pancake ntabwo igomba kuba ifashe, ariko nawe ntabwo igomba kuba yoroshye, imeze nka cya gikoma gifashe. So murabona rero ikiza cyo kwikorera ibintu mu rugo, hano nicyo ngiye kugarukaho. Urabona ibirimo ndabizi, harimo amata josiyaseri, harimo amagi sosisiri, harimo brubandi, harimo ibintu wizeye neza ko ari intungamubiri ku bana, apana gupfa kubaha ibintu gusa ngo bishimishe ngo bariye imigati ntuzibikozemo, ntuzaba babikoze baraba banatubura. So rero simbagaye, ariko biba byiza wari ikintu uzi neza ikirimo, sibyo? So rero ni ukuvuga ngo ndumva ibingibi byaba byiza kuba umuntu yabyikorera kurenza uko wabikora. So hano rero dushyize ipanu ku mbabura, tugiye kurindira. Hano ufite amavuta y'utasanzwe yo mu kabido kariya kaga 5 litre niko nasutsemo ahangaha. Hanyuma tugiye guteka pancake rero ntabwo zigoye, ariko sinashya vuba, ariko iya mbere iragorana kubera ko ipanu bitaramenyereye, amaje kumenyera no gukozaho gusa, no gukozaho pe. Hanyuma rero hano akazi kano bakitaga umutozo, hari ibintu ugeraho ukibagirwa, byari bigiye pe. Kararangiye. Ubu tugiye gukoresha ikirushi. Icyo waba ufite cyose, nta kondisiyo, ushobora no gukoresha ikiko, se byashoboka, ikiko ntabwo byashoboka. So mfashe ikirushi kimwe nyine kiyora isosi, nicyo ngiye gukoresha kugira ngo twirire, why not? So rero hano ni ya pate yanjye, ntabwo bigoye pe. Ni ukuvuga ngo iyi panu rero yamaze no kumenyera amavuta, ushatse wayareka ntiwongere kwirirwa ushyira andi, zirashya rwose, ntabwo zishirira. Ipanu bitaramenyera uyashyiraho, ariko yanamenyeye wayareka, kuko ntabwo pancake zijya zipfa gufata hasi, kugira ngo twirinde kurya amavuta menshi. Ibintu bya breakfast ntabwo bisaba amavuta menshi, burya iyo ubireba birimo amavuta menshi uhita wumva uhaza ikirezirezi cy'amavuta, ugahita wumva nyine ugahita uva ku biryo kandi udahaze. Niyo mpamvu ntabwo ishaka amavuta. Hano rero ndushyizemo. Hano rero ku bantu bakora pancake, ni ukuvuga ngo ushyiraho ukirinda
kuyikora urarindira hasi irabanza ikakwereka hari utuntu tw'utudomodomo yo reka nze mbibereke neza. Aha rero ni ukuvuga ngo nashaka gukurura kugira ngo mubone neza impamvu iki urabanza ukayireka hari utuntu tuzamo tumeze nk'utudomo ntaguhita wihuta kuyegura kuko itarashya hasi. Umuntu wambajije ngo ibi bintu mbikora nka content ntaranajya muri creative channel ngewe nakundaga guteka ndi mu rugo, ntabwo ugiye kugura content vraiment nkatwe tutaragera aho tugera watagangara. Nta nubwo deje ibintu byose mbereka ariko ibintu byose nkora ariko mbibereka kuko hari ubwo mba nifitiye kamera so gusa kubera ko nyine byajemo akazi ubwo nyine ndakamera ariko ntabwo njya mpahira content ngewe nkoresha ibyo mfite basanzwe nkoresha mu rugo iwanjye niba ko ngusubije. So rero hano no kuvuga ngo ni pancake murabona ko ndi kugenda mpindura kugira ngo ibintu bigende neza. Hanyuma urabyumva iyo bimenyereye sinzi ukuntu nababwira ko ibintu baka kamenyero ntago bigorana kuri twe kuko ni ibintu umuntu aba yaramenyereye kuba yabikora ntago twe twumva bitubangamiye ntago twumva bitujennye. Hari na byinshi nkora ndi mu rugo ntabasha gukamera kuko najye mba ntari muri mood ntago ibintu byose wanabikamera deja. Iyo navuze ntigiye gukora video ndayikoreye ntavuze ndayikora nteka bisanzwe so nta kibazo rero. Hari n'ubwo ufite video nyinshi uvuga uti no nzabanza nerekane izi kuko nta stress ya video ngewe nta stress ya content mba mfite mvuga ngo nayibuze nayibura nta stress ya content. Ikintu cyose rero nabituye n'uvuga ngo iyo nakimenyereye ntago kikuvuna yego biravuna pe biravuna ariko se uri horo hiki mumbwira icyoroha ni mumbwira icyoroha nkimenye aricyo nanjye nzakora. Ewe nta kintu cyoroha murumva rero ko ntago biba byoroshye. So rero hano turi guteka pancake nibutsa abantu ko mwajya mubyikorera vraiment mwabonye umuntu nakoresheje ni ibintu by'ingenzi mba nzi ikintu ngiye kugaburira abana mba nzi ikintu ngiye kurya intungamubiri zirimo harimo amagi harimo amata harimo blue band cyangwa se ugakoresha amavuta harimo pakimaya ego na capamandazi nibyo ngibyo nakoresheje n'amata. So hanyuma rero ni ukuvuga ngo njye mba ntetse ibintu mba mbigaburira abantu nzi neza ko bari ibintu nzi birimo niyo mpamvu nshimishwa no kubyikorera kurenza. Hano rero ngira ngo murabibona mba ni mu gitondo ndi mu rugo naho nabangiye ku kazi binabikora ni ibintu byoroshye biri simple rwose mwabantu mwe breakfast kukibatera kucyumva wabyuka ubona umugati ku meza kucyumva wabyuka ubona amandazi ku meza kuki utabyuka ngo ubikore ubundi wicarubiri ngo yango ngewe ngo mba ndihuta nanjye ntangira akazi saa moya kandi mbyuka saa 11 ibintu byose rero ni mu mutwe kugira ngo ubishoboye yakunda nawe. So rero natwe twese biratuvuna biratugora ariko nta nubwo bivunanye nge ntabwo nyine nuko bivunanye ntago njya mbyumva pe ukuntu bivunanye. So hano rero nakomeje guteka pancake zanjye urumva ko ntago ni ndateka izivamo nuvuga ngo pancake rero indi banga ryayo ntabwo ushyira ku ipanu ngo ujye kuzengeza ku ipanu ngo yuzure huya y'ubwayi irijyana ahigarukiye naho utazazikora zigapfa ukavuga ngo no kubera yuko ngo ntabimenyereye huya mwabonye ko ntigeze nzengurutse ipanu aho ushyize rushe y'ubwayi irijyana. So urumva rero ko ntabigoye nubishaka uzabishobora ibi ntagire umuntu azakubeshya ngo harimo amashuri birya abantu bavuga ngo ni abashefu ngo harimo amashuri nawe wabimenya guteka ni pratique ushatse gupratika urebye nk'ikintu nguku
ugahita ukigana. Hano nta furu bisaba, ni imbabura. Niba wafite imbabura isanzwe birakunda, ariko ugashyiraho akariro gakeya. Ntabwo pancake ishaka akariro kenshi ko wayishiriza idahiye. So hano rero hariho akariro gakeya, nayo byakunda wabikora. Aha uzagerageze, sibyo? Gene ko mbyumva rata, mujye mwikorera utuntu, nge kwikorera utuntu. Pancake none hanavamo nyinshi kandi nakoresha agafarini kangana gute. Plus hari no siri muri nk'igikombe kimwe. Ako muri pancake byose ngiye gukuramo. Yego, hanyuma urabona ko mba nihekeye n'umwana wanjye, ndimo ndamukakea, ndi kumuha care. Yes, ndi kumuha care kuko nibwo aba yambonye, ariko niyo ndajya ku kazi ntabwo bimbuza gukora. Akenshi abasinziriye bagira ngo arabimenya ko nirirwa mu rugo. Mva turazindukana iyo niriwe mu rugo. Ubwo urumva ko rero murumva ko nta big deal hano, nta big deal. Iyo ngerageza gukora, murabona ko nimba niturije nibereye mu rugo nta ngaru. So rero hano nawe byakunda rwose, kugira ngo mba ndi kubaha morali kandi mba ndi kugira ngo mwige. Wowe uvuga ngo tubyigane, icara wige. Jye muri kubuti, icara wige. Icyo kintu nagusaba, subiremo, icara wige. Niba ushaka kumenya mu ishuri, tujya mu ishuri tukajyamo tukicara tukiga. Twamara kwiga tukamenya, twamara kumenya tugashyira mu ngiro, si byose? Umva rero ko umuntu ariga akamenya ubwenge akabazwa. Icara wige, nurangiza ugende wibaze wowe ubwawe wisubize, urebe ko wamenye bya bintu biga. So nta birenze rero hano. Murumva ko byakunda nawe wabikora wibereye mu rugo. Ndabamotiva, nibaze ko mudatahira video, mugerageza no kubikora. Wa mwanya ufata amafaranga 1000 ukajya ku muhanda ukajya kugura amandazi, genda kuri farini mu Vusiti. Nkurikije ibyo Beni Grace yambwiye, ndajya ku muhanda ngura ifarini noneho. Hanyuma kuko ndebe ko bya bintu nanjye nabishobora. Se kuki uhora wiga ariko ntushyire mu ngiro? Iga unashyire mu ngiro, sibyo? Urumva ari byo. Shyira no mu ngiro, uvuga uti reka nengerageze. Basi genda ugura amandazi ya 500, andi 500 yagure ifarini, igura 500 ahari. 3 atari 700 inusu. Hanyuma ubundi uvuga uti reka ngerageze, ariko utaha noneho ejo kuri boutique bazagutegereze bakubure. Bajyaga bavuga ngo kanaka ngo uyu munsi ngo araza, bagutegereze bakubure, bizarangira babwita ko muzi n'ikindi. Sigaye mbyikorera wakuze wowe gutyo, sigaye mbyikorera. Yes, uvuga ngo icyo ni cyo gisubizo. Hanyuma rero tukuza gukora pancake zacu kugira ngo tumenye kiza zirangije, nta nubwo ari nyinshi. Dukomeze dukore rero pancake. Ntabwo bigoye, ni ibintu bitagoye rwose. Courage, nawe uzagerageza. Hanyuma rero ukomeza ugateka witonze, utuje, ugatekera umuryango wawe, ukarya neza kandi mudahenzwe. Ngiye kujya mbereka ibintu abantu bazi neza rero yuko kurya ari guhendwa, sibyo? Reka duhera ahangaha. Nakoresheje igi rimwe rya 200, amata make cyane, rase ni nkaka 25 ml. Isukari buriya ni nk'iya 100 ngahera. Buriya reka tubare mu mafaranga. Igisi 200, amata ukishara y'amagurano abiri kigura 600, inka ya 200, sibyo? Isukari ya 200 cyase ya 300, 500 kongeraho igi 700,
mbo igi rya 200, isukari ya 200, 300, 500, Breba ni nk'ijana cyangwa 700. Ya pancake zanjye rero nubwo urumuri rwa ruke ngizi ko zimeze zahiye, ifunguro rya mugitondo riratunganye, aha twajya kurya. So aha hantu nakore ntabwo ariko neza kugira murazibona ni pancake, ni ikintu akantu kaba koroshye karemereye. Umva iyi ngiyi vraiment cyokora uri umuryi nyamuryi waryo ebyiri ntiwazirenze. Ngemwe nayo nyimara numva mfe ziba zibyibushye, ziba zoroshye, ziba ziryoshye. Umva ndazibati uzagerageza kura pancake rero abantu bava ngo nta furu ntaki, ariko hari ibyo mwashobora, hari byashoboka mu gihe ubana na Beniglas TV, hari bizashobora rwose. Yes, hari bizashobora ku buryo bitagoye. Ukuvuga ngo rero courage vraiment. Mwumva ko